Blog Talk Radio. Bon, icyo kibazo ntabwo ari ubwa mbere uko tugiye mu nama atuka do memoire nta nari najya ngo uri gukimbaza tutanyuze ku ruhande nzatera rya ngiye nanjye kugira ikintu mbabaza ubu ngubu turamutse tuvuze ko tubyemeye ko tugiye gukoresha ingufu abo tuzajyana ni muhaguruka Moitié. Okay, aravuze ngo impamvu atahagurutse ngo nuko ngora abasana ngiye kubaza ikindi kibazo muzi ukuntu intambara igenda abafite ibihumbi 10 tuzatangiraho buri muntu ibihumbi 10 zimuhaguruka tuzajyana Michel no mukira none se ko hagurutse umuntu umwe ibihumbi 10 mubona ko ari byo bitari kurwana nawe yateye ndagira ngo rero tugaruke ku bintu biteye hari igihe abantu bavuga ibyo bintu intambara ivugwa cyane cyane n'abantu batayirwaniye batazi ce ça coûte batazi les conséquences batazi les préalables zigomba kubanza kuboneka Michel yavuze ati phase étape ya mbere nizo za préalables et si izo za préalables zose ubu ngubu twazigezeho ziri ese watangira kuvuga ibyo bintu uzatera mungana mute muzahungira he uzabishyikira diplomatikoma iyo byose ni ibintu bigomba kubanza gukorwa ntabwo uzabanza ibyo ngibyo kujya gutera mujye kwiyitiriya nyuma ugomba kubanza kwiyitiriya kugeza igihe abantu bavuga bati ibintu ni mure izo za etape ntabwo ari zo gusuzugura ngo buri gihe dukeke ko tugomba guhita dusimbuka tugafata iyo nzira itegurwa igihe cyose tuzaba tutarangiza kwitegura iyo nzira kuvuga ngo twabikora dushobora no kubikora n'igihe cyo geraho kubera ko tutayitegura ubu se mwiwe ko byigeze kugerageza kuva twava mu Rwanda muri 1994 ntabwo byigeze kugeragezwa ibyo ngibyo muvuga ubu ngubu kuki ntabwo byagezeho ntabwo muzi abategezi bari bageze igitarama ndetse bamwe baraharenze byagize hari de préalables zitari ziriho mutureke rero dufatanye izo za préalables twanze tuzishake tubone n'abandi bantu batari Michel gusa bazatanga nayo mafaranga kuko nayo turebe ntabwo ari ibintu byo kwipresita ngo tubashimisha hano tubabwire ngo tugiye kubikora kandi tuzi neza ko inyuma nta kintu gifite cyangwa iki niyo mpamvu twaza kubasubiza ntimugakeke ko ariko tutazi ko ibyo bintu bizaba ngombwa ubu se muratureba mugakeka ko tuzi ko amagambo yonyine ari azavanaho buriya butegetsi bwa Kagame mureke ibyo za préalables tubanze tubishake ntabwo ari uko tutabona ayo bishaka kene yabayemo bukamwokama ubwo bukene bwamuzaniye ibibazo bihora bibona ko nubwo yagira uwaha nubwo yaha umwana ipipi yayimucyurira noneho rero reka turebe ku gice cyo kuvuga ngo bazanye umunyu mu Rwanda n'isabune
mu Rwanda twarahavukiye twarahakuriye Joseph, ntabwo twigeze tubura umunyu cyangwa ngo tubure isabune cyangwa tubure imibereho myiza, nta nubwo twari dufite imibereho nk'iyo ubwe Kagame yari afite. Ibi rero ni ikinyoma cyo kuza kwiyemera mu butindi yakuranye no kuba yajya aho ngaho ngo yaguriye Twagiramungu ngo costume. Twagiramungu ntabwo yigeze atidara cyangwa akena. Twagiramungu ni umusaza uzwi cyane, ngira ngo yanategetse stili Joseph wamfasha yarayitegetse rwose. Jonathan yarayitegetse, nibyo yategetse stili. Ntabwo Twagiramungu yigeze abo umutindi ku buryo yabura costume cyangwa sinzi niba wenda kubera intambara, kubera n'iryo sahura n'ibintu byabo byose nibo babisahuye, ashobora wenda kuba koko wenda atarayifite. Ariko noneho ese bwo bayimuguye nk'umuntu ugiye kuba premier ministre akayigurirwa n'igihugu, ibyo byaba ikibazo cyo kuza kuvuga mu bantu ngo bamuguriye costume? Uretse ko ntanahamya ko ariko byagenze, kuko Twagiramungu ni umuntu wari wiyubashye utarigeze atindahara ku buryo yari bubure costume yo kwambara agiye kurahira. Ibi rero abanyarwanda babe bajya bamenya nyine uko iriya leta isa, nuko gusa twagushije ishyano, igihugu gifatwa n'abantu bari aho ngaho kiyobowe n'umuntu utagira uburere, n'umuntu utagira ubumuntu. Ushobora nta bundi nta perezida ushobora gutinyuka kujya kuri radiyo ngo avuge amagambo nk'aya Kagame. We rero yivugira amagambo abonye, kuko ni uko yakuze niko ari. Ibyo rero njyewe ntabwo nabitindaho cyane, kuko ahubwo icyo nshaka gutindaho kandi tugomba no kuzatindaho ni ku bibazo bya opposition. Jonathan rero urakoze cyane rwose. Nkunda kwibaza. Yego. Urankurikira Joseph? Ndagukurikira ariko biriho birikata sinzi. Uranyumva neza ubu? Ubu ndakumva neza. Ya, nari ngeze ku kibazo cya opposition, nk'uko wari wabitangiye muri iyi nteruro utubwira amateka ya CPC, uburyo bagiye basenya opposition, tubwira FD inkingi uko yacitsemo ibice, RNC ishaje uko yacitsemo ibice. Ibi byose uko byagiye bigenda ni ibintu bifite ingaruka z'amateka ya RNC ishaje cyangwa se RNC DMI yafashe amatwara FPR DMI. Noneho FD inkingi irimwo igice kinini gifite amatwara ya MRND-CDR. Ibi byose basa nk'abarwanira mu bintu badafite, bakizeza rubanda ibyo bazakora badashoboye, kandi badafite umurongo wo kuba babikora. Ari nabyo wabonye ko byageze aho bibagaruka, bakagira impaka zitoroshye, aribwo Bukeye yasubizaga ibibazo bimuremereye cyane, nshaka ko nyine tuza no kugarukaho. Ariko uribuka umuyaga wa CPC ko wasize ihungabana rikomeye mu yitwa ko ari amashyaka ya opposition ndetse na societe civile, aho wakomoje aho Bukeye yagiye nk'intumwa yoherejwe na perezida w'ishyaka ryabo uri i Kigali. Yarabyanditse Jonathan, nibiri mu nyandiko rwose, ni ibintu byatangajwe. Yes, icyo gihe Bukeye nta nubwo ari we wari uyoboye FDO hano hanze mu mahanga, wari uyoboye ngira ngo ni inkiko. Yari inkiko Bukeye yarayoboye gusa Ububiligi. Inkiko yari yahakanye ko izi nama FD itazazijyamo, undi aramuvuguruza, kandi ari i Kigali. Iyi CPC yari ihuriwemo na FDR niyo iregwa Madamu Victoire Ingabire. Wabona rero umuntu uri i Kigali akohereza umuyobozi wa FDU mu Bubiligi kujya guhagararira ishyaka mu bufatanye bwabo na FDR, byonyine bakaba nta n'icyo bamutwaye, ari aho abandi
bagenzi be bahora bicwa mu buryo tuzi kumva dukurikira umuntu akamugiraho ikibazo. Noneho wakwibaza ese bukeye we wahuruye ajya muri izi nama azi ko hejuru ye hari ubuyobozi bwabihakanye, hagati aho yari ahagaze kuki, yashakaga iki, yabonaga azakuramo iki, uretse ko bari bafite icyerekezo nyine cyo kuzacikamo ibice. ariho hahandi hagaruka mu ya mateka yabo ya MNDCDR yanza ni RDR ishyaka ryabo. RDR nibyo yavukiye mu ishyamba, niyo yaje kuvamo za FDU ziriya, niyo yaje kuvamo za FDLR. Jonathan nibyo. So ibi byose wibuke ko twanze kujya muri ibi bintu bya CPC. wibuke ukuntu Murayi yavuyemo akagenda agashinga ishyaka. Yego yazita afata yinjira mu nyine ari we wari uri muri afata n'igice kimwe cy'abayoboke ba RNC bari muri iyo tendance ya MNDCDR. iyo tubivuga tuba tuzi n'ibyo tuvuga ibyo ari byo kuko twanahuye nabyo. nka komite yose yari yeje yarayijyanye n'abantu bamwe mu yandi makomite nk'amakomite ya Charleroi n'ahandi. Abajyana ngo bagiye ku rugamba nyine bagiye gusanga FDLR dore ko babaga muri RNC ariko aba FDLR mu by'ukuri. Aha rero ni naho nshaka kugira ngo ni abantu badukurikira kuri radiyo, iyo tuvuga cyane twibanda kuri opposition, nuko opposition ntabwo ikwiye kubaho mu kinyoma, kuko ikinyoma nicyo turimo turwanya muri iriya leta y'agatsiko ka FPRDMI ikoresha kubeshya, kwica, gusahura. ni agatsiko k'amabandi y'abamafiya. iyo tubivuga ntabwo dushobora kwemera ko muri opposition niba twoko twiyopoza kuri iriya leta dushobora kwemera ikinyoma. nibyo twanze, nibyo twamye tuvuga, ni nabyo byatumye dutandukana na RNC, dutandukana na Kayumba afatanije na Condo. nibo bubatse izi propaganda bavuga ngo twebwe ngo turanga urugamba ngo bashaka kurwana, ariko kandi ari ibinyoma byo kugira ngo babone uburyo basahura rubanda rwari runaniwe rubona ko imyaka ibaye myinshi, bakeneye ko hakorwa ikintu kivana hiriya leta. tubereka ko nk'uburyo wavuze Garikani yavuze ntabwo ari nibwo buryo nyabwo, ko niba uhamagara abantu kuza mu myigaragambyo hakaza 100, Ububirigi butuwe n'abantu bufite impunzi zirenga 40,000, wese wavuga ngo urwo rugamba uzarurwana. Yego nyivuga ni hadeberanwa na Garikani cyane kuko tuvindimwe ndamuzi, nzi uko atekereza, nzi ni umuntu udashobora kugendera mu kinyoma ngo ajyamemo, nubwo wamubeshya akabivumbura ntabwo ushobora kujyamamo. yabivuze uko biri rwose. turi bushyireho ijwi rya Jonathan Joseph. ibyo ngibyo ni ibintu nakubwira, ni uko nguko, ntabwo ari umuntu ushobora kurimanganya ngo ubeshye umukurure gusa abihamemo atyo, ntibishoboka. So ibintu rero abanyarwanda bakwiye kumva, niba koko turi opposition tugomba guharanira ukuri kukajya habona, tukabanza tukanumvikana ku mateka yacu, ku byatubayeho, kuko ibyo byose byakozinzwe n'ubutegetsi bubi bwariho, ari ubwa MNDCDR n'ubwa FPRDMI, nibwo bwakoze amarorerwa yishe abanyarwanda kugeza uyu munsi wa none batari bahabwa n'ubutabera, batari bahabwa n'indishyi z'akababaro. ubwo rero icyo nshaka kugeraho kuri iki gice kindi, aho wavugaga uko Emmanuel Senga yazanye nawe iki kibazo kuri radiyo Itahuka, ngira ngo nibyo abaza nyine ko ngo babona nta gisigaye uretse urugamba, ngo kuko bitagishidikanywaho ko Paul Kagame agiye kuguma ku butegetsi kugeza apfuye rwose.
afite uko abivuga nyine kundi turaza kubyumva. Ibi bibazo ntabwo bakagombye kubibaza Serge cyangwa kubibaza uriya utinya no kuvuga izina rye wita ari Abdul Karim. Yego. Ari we Dike Nyarwaya Janvier mwene muzehe n'andi menshi. Kubaza umuntu udabo umunyabwo mpora mbisubiramo yatinye ikaramu gusinya ko ariko Jonathan uze kunyibutsa ahubwo nkurangira ahantu yari yarayikomye wa escort yari yaraye kandi yari mu kiganiro cy'umu escort witwa Jean Paul Turayishimye wahoze ari escort wa Kayumba ari havugwa ukuntu aba escort ari bigarasha Jonathan uze kunyibutsa sinakubwiye uko Kayumba icyo akora yaramuzi nubwo amukoresha cyo nyine aba escort nta basirikare barimo uze kunyibutsa komeza ntabwo azi igisirikare apfa kwivugira gusa ibyo uraza kumva aho yavuga pe akayavuga amagambo menshi cyane bamubaje ikibazo cyoroshye wasenga na Serge bati urugamba abantu bose baratubwira ngo tujye ku rugamba nyine nta kindi gisigaye uze kumva amagambo yavuze ku minota 15 ntabwo nza kwishyira yose ndashyiraho ine ya nyuma aho nyine mu ntero nk'ebyiri avuga nyine by'urwo rugamba ariko nabyo kumva ntacyavuze ikindi cyo ese afite competence yo kujya kubivuga abahe Kayumba babahe barya ba escort basahuye Kigali bakica n'abantu hirya no hino haba no muri za Kongo no mu Rwanda ubu bakaba baranyegeye bakaba batakeza kuri radio itahuka abo bose bagiye abo badesertazi Joseph urakoze nagira ngo nkomeze kuri iki ngiki ku buryo uriya mukada utarigezaho umusirikare wirirwa asobanura ibya gisirikare abibazwa na Serge asobanura ibintu atazi nta rwigezamo umukada wa FPR Joseph ntiyanyuze muri rya shuri ry'aba political commission y'abantuza byo muri hamwe Dike yigeze aba muri FPR Dike yiberaga i Buganda acuruza ibigori n'ibishyimbo n'amasaka niyo nawe mvuga ko yari ameze nka nkongo kubera mu bigori ibi ngibi yararaza akaporomoka ibyo bamupakiye akabiporomokamo nabi kuko atabizi urumva kandi niko Kayumba ameze akunda gukoresha abantu bameze batya buke rero yababwiye ati rwose nta rugamba mushoboye kera mwigeze no kugera twigeze no ati twigeze turabacengeze tugera za Shyorongi mu yandi magambo ntabwo bihakana ubundi Condo yajyaga avuga ngo Kayumba ngo rwose ngo ntabwo ngo yari mu nzego ngo ibyo Theogene yavuze ngo aramubeshyera yego arangije Kayumba urebe ukuntu Kayumba ni nka Kagame ku itariki 2 igihe yakoraga ibiganiro kuri Skype Charleroi ati bariya bagiye barabajura kandi iyo bitonda twari bashakire soft landing yego agiye gushakira abantu soft landing kandi turabifite radio itahuka yatinye kubishyiramo kandi turabifite babimenye iki gituma yihisha nka generali wahinze akabwira abantu akoresheje ayo mayescoti ye n'abandi batutsi b'abasirikare bari muri FPR sinakubwira bagakusanya amafaranga muri rubanda bafatanije na FDU ibi byose babikoreye hamwe baje bakaba ari basobanura Kayumba Nyamwasa amuhamagara kuri radio ngo aze asobanure iby'urwo rugamba babaza Abdul Karim sinjya menya n'amazina uzi ko twabipfuye ibyo giye nk'umugenzuzi w'ihuriro ko nanabandikiye baro Abdul Karim bakantuka ba Jean Paul ndetse na Kayumba turi mu nama y'abashinze ihuriro wibuka ko uyu Dike mu biganiro bye yagiye noneho avuga ngo by'urugamba ngo bazakora noneho muri smart way uwo munsi uze kubishakira ahantu yabivuze nta nama none iyo smart way yavuyeho yari amaze iminsi none avuga ko uyu mukobwa Diane Rwigara ari umukandida wa Serge yaramwihakanye ngo rwose ngo si umukandida wabo kandi bamaze iminsi bamwamamaza ibi Joseph impamvu mvuga ngo opposition ikwiye kumenya ibi nuko opposition aricyo cyonyine gishobora kuzarwana n'iriya leta kikayikuraho ariko kigendera ku kuri Jonathan yego
twatangiye ikiganiro mikoro ifunze, hari igihe njya nyifunga ikiganiro kigahita nanayifunze, ariko sinahamya ko yabaye nk'uko nguko abantu bakaba babyumvise. Mu gutangira ikiganiro introduction hari amagambo agomba kuba yacitse, ariko ndatekereza ko bamaze kumva nyine abo turi bo. Turi kuri radiyo ihuriro ijwi rya URNC, tugeze ku isaa 3 z'ijoro n'iminota 30 n'isaha za Buruseli na Kigali na Paris, saa 2 n'iminota 30 n'isaha za London. Tukaba rero turi mu kiganiro utu n'utundi ku munsi wacyo usanzwe wo kuwa mbere. Tukaba twatangiye ikiganiro twumva ijambo rya Joseph Bukeye ryo ku itariki ya 29 z'ukwa 10 2016, aho we n'abandi bagenzi be babibumbiye mu mpuzamashyaka ya P5 bariho basubiza ibibazo by'ababazaga kuki ngo batajya ku rugamba. Mwumva ko hashize amezi umuntu yavuga ko ari akabaka 8 abajijwe ibyo bibazo, akabasubiza Bukeye ati rwose ati hari za préalable, ati hari ibyangombwa by'ibanze bigomba kugira ngo abantu bajye mu rugamba kandi ntabwo tubyujuje. Twibukije iriya muyaga ya CPC, birumvikana yarimo n'izo za FDU, cyane cyane abaherereye ku matwara ya MNDCD, harimo na RNC abahereye ku matwara ya FPRDM, uretse ko batabyerekanaga bo batubeshyaga yuko nabo badashyigikiye ibyo bintu byo guhubukira urugamba rudateguwe, banajyana n'abantu mu by'ukuri badafite ibintu bahuriyeho, kuko nta kintu na kimwe twabonaga uretse ko twese turi abanyarwanda twabonaga duhuriye na za FDLR. Abantu bagomba no kujya ku rugamba bavuga bati turamutse tunarutsinze mbese urwo rugamba twazayobora igihugu dute, mbese mbere yo kunarutsinda ntitushobora kurasana kubera kutumvikana, kubera wenda inzangano zikiri hagati y'amoko cyangwa uturere. Ibyo byose nyine ni ibintu byagomba kuganirwa, ariko icyo abo bose bagaragazaga ko ari ukwihutanya ngo kujya ku rugamba, urugamba rudategura, urugamba rw'abantu mu by'ukuri bataganiye ngo bumve niba bahuje ibintu birenze ku bunyarwanda. Twabonye nyine ayo magambo ya Bukeye, tuvuga yuko na Gallican Gasana wo muri Amahoro People Congress nawe yashubije akavuga ati abantu mutajya nabivuze Jonathan Musoni ati abantu mutabona n'abantu barenze 100 mu myigaragambyo ikomeye, ni gute mwajya ku rugamba? Wumvise ko Bukeye nyine yaravuze ati mbese turamutse turugiyeho ni bande batanga amafaranga ahagije, ni bande bahaguruka tukajyana? Ibyo nabyo inshuti duteze amatwi zabyumvise. Noneho twavuze yuko hari n'abandi bavuze yego, ariko ko ejo bundi pressure itashize, kuko ejo bundi tariki ya 17 z'ukwa 6 2017 umugabo Emmanuel Senga uzwi cyane kuri Radio Itahuka yagize ati rwose ati ubwo Kagame agiye kwiyamamaza, agiye nyine gutegeka ubuziraherezo nyine kugeza apfuye, ati rero ati birakwiye ko rwose tujya mu rugamba. Afite amagambo yabivuga, turaza kuyashyiraho nitumara kumva ijambo rya Gallican Gasana. Noneho Senga rero ubwo yariho abaza Serge Ndayizeye nawe kuko ibyo busirikare ntabyo azi, abibaza undi utabizi witwa Ali Abdul Karim, nibyo twari tuvuga Jonathan. Noneho tukaba dukomeza kwibaza tutese abasirikare bari he, niho twari tugeze. Ndumva rero nyuma yo kumva ino ncamake nsubiyemo abatakaje wenda amagambo make yakubera iyo mikoro yarifunze, bariho bumva neza aho icyo kiganiro cyacu kigana. Jonathan rero niba nta kindi kintu ufite wongeraho, ndumva twakumva ijambo rya Gallican Gasana wa Amahoro People Congress wungaga mu rya Bukeye kuri iyo tariki ya 29 z'ukwa 10 2016 mu nama mbwirwaruhame bariho bakora mu rwego rwa P5 rw'impuzamashyaka P5, banarangije n'imyigaragambyo nyine. Iyo ngiyo Gasana yagayiraga ubuke bw'abantu. Jonathan, hari icyo ushaka kongeraho mbere yo kugira ngo dushyiremo Gasana nawe tumwumve? Oya ntacyo. Reka dushyireho Gasana rero nawe tumwumve nyine avuga ati abantu bigora ko murigera ku ijana
kandi hano hatuye 40,000 urwo rugamba rwanyu rwaba urugamba nyabake. abasore nashaka gusubiza ndabona bose bisokeye Jean Paul na Robert oya Robert ari hano hejuru nashaka kuvanga ibibazo byabo bakabisubiza hamwe ndetse kirasubiza n'icyo benshi mwabazaga n'uvuga muti abanyarwanda ko bashize twabamarira iki twakora iki ko tuvuga gusa kandi bo bari ndababwira ukuri uyu munsi tutagize icyo dukora ducecetse ntitugire ibikorwa bya politiki dukora hano ahubwo abanyarwanda bari hano twabishe twakarangije nibura aho bari baba bavuga bati bariya baba mu bihugu bibaho uburenganzira nibura baravuga tutavuze noneho twatubishe twese reka noneho tubize Robert uvuga ati ibikorwa byo ni byinshi iyo ataza kuba Robert we uriyangaje politikima kumusubiza byari kuba byoroshye ariko ndabaha bimwe mu ngero dushobora gukora ugasanga nayo ntambara twifuza kubona abantu benshi bifuza intambara ujya gukora intambara burya abantu akanijuru ntabwo utera intambara utabashije gutora no kwijura no kuyikora iyo nze hano hakuse nkabona mu myigaragambyo muri abantu 100 biteye ikibazo ikintu mwabonye gukora mwebwe muri hano rwose ndabashima ko mwaje ariko hari benshi mwasasibiza hari abavandimwe banyu bari inshuti zanyu mbabwije ukuri abanyarwanda muri banga hano mu byo doba rero kuvuga muti tubagereho bose umunsi muzajya muri Bruxelles muri 10,000 abanyarwanda bari mu Kigali bari mu Rwanda bari ku murengano hose muzamu bakoreye igikorwa gikomeye kuko bazavuga ati bene wacu ntabwo badutereranye ibyo mwavuze ngo turavuga gusa no kuvuga gusa bakeneye kumva ko hari ubavugira uri hanze ibyo vuba bahaye igikorwa bahaye uyu munsi dushobora gukora musanzwe tubyize ababegereye ubutaha nitujya kwamagana Kagame tuzaze turi mu bico murebe pacte bigira muri aba na za Robin tugira aho hanze iyo mugiye mukabona mwarijana ntabwo bisobanutse ahantu hari abantu 40,000 mukazaburisha tugira ikibazo cyo kubisobanura aho twari turi ejo byaratugoye cyane muri bangahe mu bisobanuro mute tukwiye tubona amatata yo kuvuga wenyine kuki tutaza mwebwe nabashimye ko murahari ariko dogwa mufite mugende mujye ku mirenge hose mubwira abantu umunsi tuzabiye 20 mu muhanda n'aba bantu tubwira bagomba kudufasha mu bikorwa dushaka bazabikora ko bazabona ko bikomeye ya ntambara kwa kwijujuta aravugaga ni ukujya mu muhanda muri 20 ntabwo uzakora intambara utabanje kwijujuta murakoze Jonathan urumva uwo muvandimwe wawe ati ntabwo wakora intambara utabanje kwijujuta utabanje gukora imyigaragambyo byibuze hakaboneka 10,000, 20,000 kugira ngo naho hose hakorwa diplomasi bumve ko koko urwo rugamba rwo kurwanya igitugu ruhagurukiwe. Jonathan ijambo ryawe. urakoze Joseph ibyo Garikana avuga ni ukuri ntabwo urebye abantu nta nubwo basobanukiwe ibintu by'urugamba cyangwa se urugamba rusaba iki igihe ubwabo abantu bagifite inzangano batari babasha gushyira hamwe batari babasha kumva koze ituma barwana uru rugamba ngo bayumve kimwe bayemere kimwe urugamba barurwana bate urugamba rw'intambara icyambere rusaba ubuzima bw'umuntu ubuzima bwawe ntushobora kujya kubutanga mu bintu utazi cyangwa se mu bintu utemera ntushobora kujya gutanga ubuzima bwawe mu nzangano ngo mugende uwukuriye inyuma utumva ko akureberera uvuga uti ninjye imbere arandasa urwo rugamba bazarurwana bateze nibyo Joseph tumaze igihe tuvuga igihe cyose wubakira ibintu mu kinyoma ugenda uteranya bagenzi bawe ubacamwe ibice urwo rugamba wazarurwana ute ni nabyo nkunda kubaza
Kayumba ibi yabikoreye iki kugira ngo bacemo ibice akoresheje we na Condo bakoresheje micombero akoreshwa na Kigali tunabibabwira babizi, asenya FDU, asenya RNC, warangiza bakajya imbere gusaba abantu amafaranga ngo urwo rugamba ahubwo n'abayatanga bayatangira iki. Gusa kumva ngo umuntu ni general azajya kurwanisha amatiku n'amacakubiri, urwo rugamba yarutsinda ate igihe utarabasha kubaka ngo ushyire hamwe organization y'abantu batagera ku gihumbi? Organizing intambara gute niba ubasha gushyira amacakubiri mu bantu batagera ku gihumbi? Ni gute ushobora organizing intambara ngo abo bantu nabo beshya ubu nubwo yagira ababeshya ubwabo bagenda nabo ubwabo bakarasana, kuko nabasigaye muri RNC bararyana baraboroga abenshi batugezaho akababaro kabo ibibazo bafite. Mu by'ukuri RNC ishaje igaragara nk'iyasenyutse, iraho ihagaze gusa ni umuzimu ugenda. Kubera iki? Kubera Kayumba na Condo nibo bakoze ibi bintu. Bamwe Kayumba yifashishije amaescoti n'abari abasirikare muri DMI, arongera afatanya na Condo ibyo bibeshyaga ko bafite abo bazafatanya bo mu mashyamba. Condo nawe abeshya bamwe mu bahutu bari muri RNC ngo bumva ko urugamba rushyushye, tukabaha inama tukabereka uko ibyo bintu batekereza bidashoboka. Hari uburyo bundi bwo gukora inzira yo kubaka abanyarwanda bakagira daboro kumva ibintu uko biteye. hari politike ya RNC ubuyobozi buhari, ariko utwo duco twari dufite ibyatwo dutegura n'icyo twanapfuye n'ibyo abantu batanumva. Haba ku gaco kabo muri MNDCD bavuga ngo nyine byose ngo bizarangira byigaruriwe na MNDCD ngo kubera ko bakayumva bafite inyonjo kandi ngo abatutsi bazaba bamaranye. Haba abo muri FPRDM yavuga ngo Kagame azahirikwa namara guhirikwa noneho hajyeho Kayumba, bose bari bafite iyo migambi nyine. Ibyo bitekerezo bidafite aho bihuriye n'ibintu twari twarashyiriyeho RNC na gatoya. Gukorera mu mucyo no kubwizanya ukuri hagati yacu, tugakora gahunda uko twayiteganyije. Ibyo bagerageje kuvuga ngo duhunze amatora Jonathan, ariko rero ngira ngo ubu ngubu bagombe kuba babyicuza kuko tumaze umwaka dusobanura. Icyo gihe babivuga tutaranagera na radio, ariko tuyigiriye turavuga tuti reka dusobanura, tuzafata igihe cyangombwa cyose cyo gusobanura. None tugiye kumara umwaka tubisobanura. Kuko ari byo Gahima Gerard yapfuye na Kayumba mu nama. Yego. Amubwira ntabwo ushobora kuvuga ngo turajya mu matora dufite ibibazo bikomeye by'umwuka mubi mu buyobozi. Reka tubanze dukemura ibi bibazo, then ikibazo cy'amatora kizaza nyuma. Ese Joseph uretse no kunabeshya ibyo binyoma, icyo kintu bitwaje kugira ngo babashe gusenya RNC, ubu umuntu utegura urugamba wumva ngo wateguraga urugamba yashaka amatora yo gukora yo kujyana mu ishyamba mu rugamba yo kugira gute? Abanyarwanda ko bakwiye gusobanukirwa bakamenya ukuntu Kayumba yagiye abeshya ibintu adashobora. Ntabwo Joseph nawe umusirikare, ariko nigeze kuvuga ko abo basirikare turaza kumva nuko abatekereza ngo Kagame ngo igisirikare kigabije ba escort ngo ni ibigarasha. Umuntu witwa umwescort ngo ni ibigarasha, ari wabwiraje umwescort witwa Jean Paul uramurenganya, ariko yaduteje ibigarasha bicitse ku mugani wa by'aba escort akivugira ibyo ashatse. Urumva ntabwo abazi aho bigarukira, ntabwo abazi aho byerekera, turaza ingaruka zizaba. turaza mu biganiro bye byose ajyaho poko ashobora kwibaza ngo avuga ati ibintu ngiye kuvuga ese birafasha icyo abantu bizagarukira. Arajyaho ngo kubera ko ubwo navuga escort birumvikanisha ko ari kabarebe. Yego.
navuga igisambo n'abicanyi birumvikana ko ari Kagame, barumva Kabarebe na Kagame. Yego, ariko ko Kayumba we atari igisambo, atari n'umwicanyi. Niwe wari top kuko nawe ukuriye DMI, ibyo bintu byose niwe wabikoraga. Navuga ba escort nta uri bwumve Jean Paul Turayishimye, nta uri bwumve Rutayomba, nta uri bwumve Micombero, nta uri bwumve Marara n'abandi nk'abo ngaho. Aba yabyibagiwe ku mugani wawe ari waporomoka, ari bomborana gusa. Ama escort ntabwo Joseph ikintu atanazi, ama escort ni abasirikare bagiye batrainingwa, ntabwo ari abasirikare atari abasirikare, ni abasirikare bazi igisirikare. Yego rwose. Kabiri, ntabwo bose ari abajura cyangwa abicanyi. Yego. Hari umutima zabaga zaratoranijwe n'abo bayobozi bakuru zo nkora mutima ya Kayumba. Yego. Mu busahuzi bwose bwakozwe i Kigali bari kumwe, nibo yakoresha basahura bica, bazasahura bica. Urumva Micombero ni umuntu wari umenyereye ibyo bintu by'ubujura no guteranya no kwica. Bizi Perezida Bizimungu deployinga muri Senide, bari bazi impamvu yakoranye n'abandi bicanyi barimo bakaramba n'abandi bagiye bakora ubwicanyi bukomeye cyane. Jonathan, reka tushabuke gatoya twumve noneho akanya gatoya mbanze mbwira abanyarwanda batwumva. Yego. Ntibakajye mu binyoma byo kubabeshya. Ntabwo intambara ari boîte de nuit. Intambara ni urugamba rurasa amasasu yica. Kugira ngo ujye muri urwo rugamba ni ukuba uvuga ngo mpaye igihugu cyanjye amaraso, ariko bikagenda mu kuri, mu rukundo, mu bantu mushyize hamwe mufite umwuka umwe. Ugize neza kwibutsa ko ukuri ari ikintu dushyize imbere. Akawa mugabo George Orwell kuvuga ukuri ni igikorwa cya revolution mu gihe ikinyoma kiba cyarahindutse umuco. Ikinyoma rero mu Banyarwanda rwose, ikinyoma cyashenye u Rwanda, ikinyoma kirasenya byose, kirasenya igihugu kuba kigaruriye ubu ngubu ariho bakiyogoza, ariko no muri opposition nuko nguko. Ni umwanzi wa mbere mu by'ukuri ikinyoma gikabije, n'izindi ngeso zikishamikiyeho. Jonathan, ikomeza. Nibyo nashakaga kuvuga Joseph, urugamba ni ikintu cya mbere rukora. Iyo uri ku rugamba ni amasasu murasa, ntabwo ari mu muziki uvuga ngo urajya guceza nunanirwa utahe. Ni mu masasu, ni ukuvuga ngo ubuzima bwanjye mbuhaye igihugu, ngiye kukirwanira, kandi ngomba kurwanira urugamba. Ningira Imana nzarurangiza, kandi nindugwaho nzaba mfiriye igihugu. Ntabwo urugamba umuntu arujyaho agiye kurwanira Kayumba cyangwa Kagame. Nubwo twagiyeho twaruhiye ubusa, twagushije ishyano, igihugu tugijugunya mu maboko y'ibisambo, tuvuga ngo turarwanya ibindi bisambo by'abicanyi. Tuzana abamirabunguri. Rero ntabwo ibyo tubivuga turi muri opposition, turiyopoza kuri kariya gatsiko k'abicanyi, turiyopoza kuri ko kuko tugomba kuzakarwanya mu buryo bushoboka bwose. Ariko icyo tugomba kubwira opposition ni iki: igihe uhagaze ku kinyoma, igihe uteza umwuka mubi mu bantu barwanya kariya gatsiko, ugaca ibice mu mashyaka, ugaca ibice muri societe civile, ese ubwo uba wumva urwo rugamba uzarurwana uti? Barangiza bakarira. None birabananiye. Abo babeshye barimo barababaza ibibazo, none babanje kubeshya ngo smart we, barongera bati Diane Rwigara ni umukandida wacu, arabihakana aravuga ati abo bantu ndabiyamye aho bibereye baraduteza akaga. None barimo barabaza ibibazo, Dike se baramubaza ibibazo by'intambara arabizi. Naho ejo bundi mu 2010 tujya muri Amerika gushinga RNC yatinye gusinya, ariko ajya avuga ko ari membre fondateur. Buretse nzabizana nimbona akanya. Jonathan, ikinyoma ibyo yabivuga, yivugira ibyo abonye Joseph, kandi akabivuga wateruzi ibindi bahari bamwe barimo ba membre fondateur, akabitangaza Jean Paul Turayishimye hari we ni membre fondateur, akabitangaza Serge ahibereye ahubwo ari wamuhaye mikoro, azi neza membre fondateur icyo bivuze.
ngo bafite declaration ya RNC iriho abantu basinye ko bashinze RNC, hari ubwo bari babonaho izina rye kandi mu mategeko bakavuga kandi ngo bahereza amategeko mu mategeko ya RNC umumambere fondateur n'umuntu wasinye iyo declaration ni imwe mu ngingo za statut za RNC, ariko bagakomeza bakabeshya ntabwo icyo kinyoma tuzigera tukemera, kuko nta mpamvu twaba turwanya ikinyoma cya leta ya Kagame. Jonathan rero nkundi reka twumve Senga nyine wariraga nyine ati rwose ati bikarabaye nta kindi gisigaye uretse arabivuga mu magambo ye. Nyine ni umuntu ufite background y'umwarimu yize ibyo kwigisha, arabyiga rwose cyane araminuza, arangije ariko nakoze mu nzego za leta zikomeye, harimo nyuma ku gihe cya FPR yanategetse na protocole muri ntuza muri CND muri assemblée mu nteko ishinga amategeko. Jose gato yego nagira ngo mbaze ndangize iyo ndiruro nari mpagurukanye. Yego narivuze ngo nta mpamvu twaba turwanya ikinyoma cya FPR-DMI n'ubwicanyi bwayo ngo twubake ikinyoma muri opposition, ubwicanyi n'ibinyoma bisimbura ubwicanyi n'ibinyoma, ngo ibyo bintu tuzabyemere. Tugomba guharanira ukuri, tugaharanira inzira izubaka abanyarwanda, ibaha ihumure, ibaha ubutabera, ibaha kumva ko noneho batekanye mu gihugu cyabo. Ibyo tuzabiharanira kandi kugeza igihe tuzatsindira kariya gatsiko. Noneho wakomeza Joseph. Hari pressure cyane ikomeye, nibyo nasenga ubu ngubu uvuga ngo ari muri societe civile, nawe yakoraga pressure avuga ati tujye kurwana nyine nta kindi. Noneho abaza Serge aramusubiza, nawe nako ntiyamushubije, yahise abaza Najua Abdul Karim. Noneho Abdul Karim wese gato tubaze twumve Senga Emmanuel abaza Serge nyine ngo rwose nta kindi tugomba kujya ku rugamba, ariko bivuga mu magambo yiza kumva n'inshuti ziduteze amatwi ziza kumva. Hanyuma noneho nawe Serge ajya kubaza Najua Abdul Karim, ariko ibyo ndaza kubishyiraho nyuma. Abanyarwanda nyika ko Abanyarwanda bagomba no kumva neza uko yababwiye n'icyo nkunda Kagame. Yavuga ati muranyikorereje ibizabaho n'umuzanakane, kandi kuko nibyo yarabishe, yarabafunze, yarabangaje, yabateranyije n'abavandimwe, yabateranyije n'ibihugu by'inshuti, none babirenzeho barongera ngo nagaruke. Yagabwiye ati iyi diri tugiye gukora mumenye ko irangizwa n'uko mwemeye ko nta kintu buzasubira inyuma ngo musunasire muvuga ngo mudere bitubayeho mubyemeze mubyemeze. Nta kundi nicyo ashaka kubabwira, ari nacyo nyine kigana hariya Abdul Karim yavuze neza cyane ko bagiye kubaho umukoro wo gushaka ikintu kigiye kumutereka hariya, yene ntaziyita umwami, ashobora kuziyita empereur, na Bokassa yarabikoze. Hasigaye tukaba tugiye kugera no muri Empire y'u Rwanda, uzi ko bigeze kuvuga ngo Empire Hima, Empire iki, yenda ashobora gukora Empire y'u Rwanda. Kuko ikigaragara en definitive ni uko uriya mugabo umukuru abahaye wundi ni ukuvuga ko bagomba gushaka uburyo azagumaho ubuziraherezo kugera nibura muri 2024, aho byo ni garanti. Ariko na nyuma yabyo bagomba gushaka formule itazongera kuvuga ngo baratoranya umukandida. Aha rero Serge niho Abanyarwanda tugomba gutekereza. Umuntu akozwe n'ibintu bibiri, akozwe na roho hanyuma n'umubiri. Roho ni ibitekerezo, ni umutwe, ni inama, n'ibintu biriya bidafatika. Umubiri urimo ingufu, urimo kwibumbagatanya. Nkeka ko imitwe y'abantu n'ibitekerezo bitangiye kunanirwa, kuko ukurikije uko yazamuye barayishyira hejuru. Abantu barakwiye kujya ku gice cya kabiri cy'umubiri, barakareba icyo bakoresha umubiri, kuko ntabwo abantu bazemera ko biriya bintu bizakomeza kubwira Abanyarwanda. Tubirebera abantu batanze inama, abantu barasabye bati nimukingura urugi rwa demokarasi, yaranze. None ndumva abantu bakwiye kujya mu bintu byo gukoresha umubiri. Naho ngaho mbari ngarukiye ngo turakomeza.
urakoze cyane. Reka tuve Ali Abdulkarimu. Bwana Ali Abdulkarimu, mugenzi wacu Emmanuel ati hakwiye noneho urundi rurimi rushya rugomba kuvugwa rutandukanye n'urwo twakoresheje. Iyi tariki ya 17 Kagame yagaragaje yuko ntazajya, yabishimangiye. Emmanuel ati yatanze abagabo ati iyi dire tugiyemo ibizaba ntimuzambaze. Ali Abdulkarimu ukeka ko abanyarwanda kuri iyi tariki magingo aya bagombye gushyira focus, ibitekerezo byabo byagombye kugana he? Abavuga ngo opposition ntakikora, abavuga ngo amashyaka ari hanze aragaragaza weakness, abavuga bati ntago mukora ibikwiye. Nkawe wabaye muri strategy, uri muri strategy, muri platforme, uri muri communication mu ihuriro nyarwanda, ibi bivuze iki kuri RNC? Bivuze iki kuri platform ya P5? Bivuze iki kuri andi mashyaka ari hano hanze, ari mu ruhando rwa demokarasi, yifuza impinduka mu Rwanda? Bwana Ali Abdulkarimu. Serge, urakoze cyane. Nshimire bagenzi banjye bose ibisobanuro batanze. Icyo kibazo mbajije ni ikibazo nari ngiye kuvugaho n'ubundi utambajije, kuko iyo habaye ikintu nk'iki ngiki mwibaza muti twe turagikoreraho iki. Iyi ni event yabaye, ni ikintu cyabaye cyashimangiye twebwe ibyo twabwiye abantu, baba abanyarwanda, baba abanyamahanga, baba inshuti z'u Rwanda n'abantu bose bafite stake mu Rwanda. Tumaze imyaka 6 n'irenga twebwe mu ihuriro, ariko hari n'abandi bamaze igihe kinini cyane babivuga. Ni ibintu tuvuga mu ihuriro nyarwanda, ni ibintu P5 bimaze igihe babwira, ni ibintu niyo mpamvu twavuze ngo aya ntabwo ari amatora, iyi ni imikwa, aya ntabwo ari amatora, iyi ni ikinamico. So umbaje ikibazo nongeye kubaza, ariko ntagisubiza. Nashakaga ngo nkubwire, nshimangire icyo Manuel Senga gushubije, umbaje kuki yavuze biriya bintu mu Cyongereza aganategeka kuriya ngo abivuge nyine ni umunyagiti. Jonathan, reka tube turekeye hano, nagira ngo wumve ukuntu yagerageje gukwepa icyo kibazo noneho agatangira kujya mu bindi. Biriya bintu arabivuga, abivuga iminota 11, ariho avuga ukuntu nyine amatora ari ikinamico, ariho avuga ukuntu umuntu witwa Shyaka wahoze nyine bari bahaye ijambo rirerire ry'iminota 29 ari umuntu mu by'ukuri nyine w'umunyabyaha w'umukriminere nka ba Mugesera, nka bari wo Mugesera n'abandi nk'abo ngabo. Bavuga ayo magambo menshi, avuga ukuntu Kagame ari umujura, avuga ukuntu nyine ibyo bintu byose nyine bamwibira, avuga ko cyane cyane bamufasha nk'abashyaka ari abantu babi. Ati amatora ni ikinamico, arakomeza abivuga. Gusa rero Jonathan, ninde uyoboye ko ayo matora agomba kuba ikinamico? Ese nicyo basezeranije abo banyarwanda nyine dutandukana, bavuga ngo turadindiza urugamba? Bariho bavuga yuko ngo ayo mategeko ngo bazakomeza kwigisha ko ayo matora azaba ikinamico. Kandi rero icyo bariho babaza ni ukuvuga bati mugire icyo mukora. Kandi rero kuva mbere kose icyo kibazo cyagiye kibazwa Jonathan. Ese batunguwe nuko Kagame atagomba kuva ku butegetsi kubera amahano yakoze? Kuko Jonathan, hari n'ahantu rero uwo muhungu agezeho akavuga ngo Kabarebe, ndavuga Abdulkarimu Ali, ngo Kabarebe ngo we ngo rwose ngo abandi bose ngo bavuye kuri Kagame, ngo kireka Kabarebe, ngo ariko ngo Kabarebe ngo impamvu ngo nuko ngo ari kuri liste ya UN nyine ngo y'abanyabyaha, yibagiwe ko na Kayumba yiriho. Mu yandi magambo urumva yuko umuntu wihambira mu Rwanda akiyambira ubutegetsi ngo kubera amahano yakoze, kubera kuba kuri liste ya UN, yibagiwe ko na Kayumba yiriho. Niba rero cyari ikibazo watekereza ko ari ukuri, ni n'ukuri kuri Kayumba. Ikindi cyo rero Jonathan, batunguwe n'iki? Nta kuntu Kagame ashobora kuva ku butegetsi abwivanyeho. Icyo kintu hari gishya. Jonathan, ijambo ni ryawe. Urakoze Joseph. Ibigambo by'uyu muhungu wa Abdulkarimu, ibyo bamubaza ntabisubiza, aravuga gusa, akavuga amagambo menshi, ariko noneho ukibaza ese n'iki kibatunguye ubu? Iki ntabwo bashobora no gusubiza ibibazo rubanda rubabaza
kuko one abatse amafaranga bababwira ko bagiye kubakorera ibikorwa, two ibikorwa ntibabikoze ntacyo bafite kubasubiza, ari naho uyu Abdul Karim Kayumba yagiye amupakira we akaza akarekura ibigambo atanashyize ku murongo ngo arebe niyi ngaruka iri muri ibi bintu ni nabyo akenshi nagiye yewe mfana Kayumba kuko nakunze kumugisha impaka mu bintu avuga ni ibi bintu utekereza ntabwo ari byo. Aba rero arabahereza bakaza bagaterura akaza agakubitaho mu gitondo akavuga ati urugamba rwahinduye isura tugiye muri smart way, bwacya bagasimbukira ku kije bati Diane Rwigara ni umukandida wacu, barangiza bakabihakana nyuma, barangiza kandi bakasanga yabajugunye mu mugozi bagatangira kurwana intambara yo kubihakana nka Serge ubundi ari kumwe na Gasana Dirase ari abihakana. So ibi rero ni ikibazo gikomeye cy'ikinyoma. Uyu musaraba bafite Joseph si umusaraba wundi, ni umusaraba w'ikinyoma. Ibinyoma rero babeshye byarabananiye kuko ntibishobora gukunda, kuko uyu Dick ntabwo ibintu by'urugamba nta nubwo nta kintu na kimwe azi. Abana b'abanyarwanda bagiye ku rugamba barapfa barashira, twibwira ngo turimo turarwanya ikibi ariko twubatse ikibi kiruta icyari kiriho. Ahangaha twakabaye ubu ngubu mu by'ukuri aribwo twaratangiye kubaka mu by'ukuri ukuri kugaragaza ikinyoma kiriya leta. Twari tugikora umusingi bo bati twagezeho reka twibe, ari nabyo Kayumba kubera ko twamufosinze kuvuga neza role ye muri FPR no gusaba imbabazi mu byaha yakoreye abanyarwanda, bimutera kugira ngo noneho yubake ubuyobozi buri paralele akoresheje abasirikare b'abatutsi bari muri RNC, bizamufashe no kubeshya bamwe mu bahutu mu bari muri RNC, kubabeshya urugamba kubera abantu bamaze imyaka 20 n'ingahe bananiwe mu mutwe, kubabwira urugamba ngo ni generali bakumva ko ari ibintu ntabwo ari ibintu byikora gutyo. Ntushaka kurwana urugamba ururwanishije urwango, ururwanishije inzangano, ururwanishije amanyanga, amacakubiri, ururwanishije ubusambo ngo urwo rugamba uzarurwana ubutsinde. Abantu basobanukirwe neza urugamba ni ugutanga ubuzima bwawe, ugatanga ubutunzi bwawe. Ntabwo rero ubwo butunzi cyangwa ubuzima bwawe wajya kubutangira ibisambo. Ni ngombwa ko abantu babanza gusobanukirwa neza n'impamvu bashobora kurwana urwo rugamba. Bagomba kubanza kubaka umwuka mwiza w'ubwumvikane, bakubaka ukuri ku byatubayeho tukabyemera kuko ni ibyacu. Turabivuga abo muri video bati nitujya kwemera ibi bintu nubwo koko ari byo kandi dufatanije na Kayumba wabikoze turabigira dute, bagahitamo inzira yo kubeshya. Ntibashobora kubisobanurira neza abanyarwanda cyangwa se abayoboke babo kuko iki kibazo barakibabaza. Kayumba ntashobora kuza kuri radio ngo asobanure ati jewe Kayumba nari nyoboye DMI, dore uko ibintu byagiye bigenda, dore uko plan yari imeze, aricecekeye ntasobanura n'ibyo by'urugamba nta nabisobanura, arohereza Dick kujya guporomoka akajya kuvuga ibintu atazi. Wumvise ibyo Emmanuel Senga yabajije ni ibintu byumvikana. Yes, ni ibintu by'ubuhanga birimo umutwe nyine ujyana n'ibitekerezo, ibyo byararangiye byaratsinzwe. Hari n'umubiri nawo ukora za action niwo dukeneye, niwo ugomba kujyaho. Noneho Serge abivuga no mu magambo. Yego, aho niho Abdul Karim, ariko nanone Senga nawe ntabwo yakagombye kubaza icyo kibazo Abdul Karim cyangwa Serge, yakagombye kukibaza General Kayumba. Turemeramo, urumva yashenye RNC arayisigarana,
ariko umunsi twanagiye ku itariki ya mbere nongeye nibutse ko uwo mugabo ngo muri societe civile aravuga ati twebwe rwose ati yaravuze ati amashyaka icyo tuyifuzaho ni iki ngiki kuri iyo tariki ya mbere aza no kuvuga ngo twari inkongwa sinzi ko mbibonera umwanya none ubu ngubu ariho ararira nyuma y'umwaka none se ko za nkongwa zitagihararizwa n'iki Jonathan hagati aho mbaze mu cyuri urugamba ngo nitwe twarudindizaga nitwe twabuzaga ibyo bikorwa ntabwo umucyuri uravuga ibyo yavuze ndavuze ibyo yavuze niba ngombwa nitubona akanya ndaza rwose no cy'ibinyoma babapakiyemo ubu nawe aramaze kubona ko cya kinyoma kidashoboka yego none horarira ararira Serge yahise abaza ikibazo uko undi yakibajije amagambo rero asuka urugamba bwa minota 15 ntabwo yose twabasha kuyumva ndibushyireho ine ya nyuma niho agerageza kuvuga igisa n'igisubizo yarabajijwe ubundi ajya muri ba Kabarebe ajya muri ba Shyaka ngo bahemuka nyine bajya gufasha umwicanyi w'umujura witwa Kagame nkaho we ayobewe ukuntu yagiye afasha umwicanyi w'umujura witwa Kayumba n'ibindi Jonathan ndaza gushyira iminota ine gusa nagira ngo rero niba unkundiye nabyo kugira ngo tutaza kuburira mu mwanya uhagije tumbe nabishyiraho mu kanya wabishyiraho Joseph under pressure Jonathan ndacyashakisha gatoya icyo gisubizo kigufi kuko icyo mfite hano ni kirekire ntabwo twakivamo okay ndakibonye reka ngishyireho so ibi bintu byashaka arimo kuvuga Serge nibo nkozi z'ibibi kurusha na Kagame nibo bantu batumye abanyarwanda tugera muri ibi bintu turimo nibo babantu ndimo kubwira twebwe dushaka kuzahindura kujya mu bitabo cya gitabo cy'iki cy'abagambanyi cy'imbwa uriya ni Mugesera Leo Mugesera ntaho Shyaka atandukaniye na Leo Mugesera ntabwo igihugu cyangizwa n'umuntu umwe cyangizwa n'aba agents b'uwo muntu Shyaka ubwo yari amaze iminota 11 avuga arabizi yuko ukurikije n'ibyabaye mu Bubiligi ejo bundi mu gihugu nta ubutabera budahari azi yuko abantu bakoresha igitugu ibyo mu bindekere nzabyikorera Kagame ntabwo ari minisitiri wa justice Kagame ntabwo ari judge ntabwo ari magistrate so Shyaka se yaza atakancaringa ati ntabwo ari byo aho umuntu ananirwa ikibazo cye mu Rwanda muri polisi mu nkiko yarenze akajya kukibwiriza Kagame ari mu Bubiligi amushyize on the spot Ishyaka ibyo yabisobanura ate icyo ni kimwe ikindi Shyaka yasobanura ate kuhindura ikintu bita under no circumstances kuvuga ngo nubwo byaba bimeze bite nta perezida uzategeka hejuru ya manda ebyiri nubwo yaba ari igihangange nubwo yamera ate Shyaka yavuga ate yuko ibyo bintu harimo gukurikiza amategeko cyangwa harimo demokarasi ni umuprofesa ambwire interpretation ambwire bije bite icyo ni kimwe ikindi Serge nshaka ngo sobanure umuhayeho ni chance noneho nuko nshaka ngo tubwire noneho abanyarwanda muti rero noneho igihe ni iki ngiki nta kindi FPR yabahishe nta kindi Kagame yabahishe nta kindi abantu nk'abashaka barimo kubahisha igikuru ni ukureba ngo bari abantu barimo koma amashyi ngenda bikubwiza ukuri tuvugana nabo bakoma amashyi hariya bakagaruka hanze bakadutelefona bakababwira tubigenze dute n'abaminisita Serge ushobora kubwira abaminisita tuvugana bakavuga bati se twabigenze bite niko byaje twarabyemeye ba minisita bari hariya na Shyaka ubwe abana be ntashobora kubemerera kujya mu Rwanda afite abana uzi ko afite umugore w'umupolishi abana be ni abanyabwenge ariko babwiye ntimuzagerageze muze mu Rwanda mugume iyo hanze umwana afite n'umwana muto gusa wiga Green Hill ni kubera iki niba urwo Rwanda ari igitangaza
so ibi bintu nshobora kubwira ibintu byinshi cyane ariko icyo nashakaga rero nka opposition icyo wansabaga cya opposition nashakaga yuko abanyarwanda bamenya yuko ubu ngubu turimo kubasobanurira turasobanurira abanyamahanga ibi ngibi na Kagame yabyisobanuriye yuko ibyo yakoze bidakwiye igikwiye yakaba yahandi ngova power ariko ntabwo ari byacuzinze ariko tugomba kumufosinga kuyihandi ngova tugomba kumufosinga gukora ubundi bitakabaye bikorwa ubwo nibwo buryo abanyarwanda bagomba gutekereza icyo bidusaba rero ni iki tumaze ku explain abantu birasaba kuorganizinga abanyarwanda nibemere leadership irahari structures zirahari mu nzego za P5 mu nzego z'amashyaka ari muri P5 ihuriro FDU bande bose begereye amashyaka mu nzego za civil society zirimo guhakanya bino bintu bazegere niturangiza twebwe dukore iyo sinage yo kumva igitekerezo kimwe dushyira hamwe dutabare bare abanyarwanda ahasigaye dukore mobilizing resources zihagije ubwo ni muri time ni mu mafaranga ni mu bikoresho ni mu bindi bintu dusunike iyi leta tuyikureho twe nicyo birimo kudusaba icyo twari turinze bakibonye kuko abantu bavugaga bati ya ntabwo azahagarara nimube muri ndire ntabwo azahagarara arabyemeye ku mugaragaro kandi agaragaje yuko ari ukwimika none nta nubwo anagaragaje yuko ari umwika urimo noneho muri iyi myaka 7 mukorere kimwe tazongera gusubira muri ibi bintu byo kubanza kujya kwisobanura no kugira ibiki nibyo bashaka urakoze cyane Serge urakoze cyane Ali Abdulkarim ubwo wenda abagenzi bacu bose bashaka kugira icyo babivuga Jonathan ashyizeho iminota gusa 4 ku minota 15 irenga yavuzeho akwepa ikibazo noneho yatangiye kugerageza gusubiza ageze ku munota wa 12 wa 12 biriya bintu agerageje gusubiza Serge amwibukije ati vuga kuri opposition icyo tugomba gukora icyo wabajijwe mu yandi magambo wumvise ko ibibazo bya Senga byumvikanaga neza cyane ibya Serge byo yabivuze rwose umwanya munini byumvikanaga neza cyane ariko wumvise icyo gisubizo ngo noneho ngo nimuzane amafaranga mu yandi magambo nimuze muzane n'amafaranga ngo ikindi cyo ngo twari dutegereje nyine ko ngo bigaragara neza yuko Kagame azaguma ku butegetsi none se ibyo bintu bari babitegereje koko Jonathan ijambo ni ryawe Joseph nibyo nahoze cyase mu icyo ngicyo uwo nguwo ubeshya ese urwo rugamba noneho uwatinye ikaramu yatinyuka imbunda ubwo arahuragura ibigambo byo kubeshya ni nabyo abanyarwanda bakwiye kumva iyo umuntu ari aho ahuragura amagambo y'ibinyoma nta murongo nta ngamba n'amagambo masa nabanza atekereza ati se urugamba rw'amasasu rutegurwa rute rurwanwa rute iriya myaka twateguraga abantu tubereka tusaba abo bagenzi bacu ko ukuri gukwiye kujya hanze bari ku kinyoma ntibashoboraga gutinyuka kugaragaza neza ubwicanyi bwakorewe abahutu nk'uko twagiye tubivuga natwe ibyo twavugaga muri RNC byatubereye ikibazo kuri Kayumba n'utu dutsiko tw'abatutsi bo muri FPRDMI niwibagirwa n'utwo MNDCDR natwe twabaga ducunze ngo tutavuga ngo tujye duhora tuvuga ubwiza bwa MNDCDR ntabyarimana hari abatutsi bari wiki bumva ko bashobora kuzakoresha bakabafasha kuba basubizaho ubutegetsi bwa MND kandi abo muri MND n'abatekereza ko abatutsi ari wiki kubera amahano bakoze ko amaherezo isi izabibuka nyine bose bari ku kinyoma bose bari bategeye niyo twigisha nabyo byabaviriyemo koko utwo dutsiko gushyira hamwe dusenya RNC dusenya na FDU ahubwo niba noneho ubu se noneho ko igice cyavuye kuri FDU n'igice cyavuye kuri RNC ukuri twatangiye tuvugisha ubu niko twigisha kandi noneho twashyize hamwe Jonathan tugaragaze ukuri kuko u Rwanda rugomba kubakwa nuko urwo rugamba rugomba kurwanwa reka twumva akaverisiyo gatoya k'ikibazo Senga yari yabajije umbwire niba hari ashubijwe kuko ikigaragara en definitive
ni uko uriya mugabo umukuru abahaye wundi ni ukuvuga ko bagomba gushaka uburyo azagumaho ubuziraherezo kugera nibura muri 2024 ahubwo ni garanti ariko na nyuma yabyo bagomba gushaka formule itazongera kuvuga ngo baratoranya umukandida. Aha rero Serge niho abanyarwanda tugomba gutekereza. Umuntu akozwe n'ibintu bibiri, akozwe na roho hanyuma n'umubiri. Roho ni ibitekerezo, ni umutwe, ni inama, ni ibintu biriya bidafatika. Umubiri urimo ingufu, urimo kwivumbagatanya. Nkeka ko imitwe y'abantu n'ibitekerezo bitangiye kunanirwa kuko ukurikije uko yazamuye barayishyira hejuru. Abantu barakwiye kujya ku gice cya kabiri cy'umuntu cy'umubiri barakareba icyo bakoresha umubiri kuko ntabwo abantu bazemera ko biriya bintu bizakomeza kubwira abanyarwanda tubirebera. Abantu batanze inama, abantu barasabye bati nimukingura urugi rwa demokarasi yaranze. None ndumva abantu bakwiye kujya mu bintu byo gukoresha umubiri. Naho ngaho mbari ngarukiye ngo turakomeza. Ibintu byo gukoresha umubiri reka twumve Aliya urumva se hari ibintu byo gukoresha umubiri hari igisubizo yatanze muza n'amafaranga mu dusange. Joseph reka wenda mbere yuko njya kuri ari cyangwa se dike yego ngiye no kuri nsenga yego ese we yemera ko umutwe wakoze icyo ugomba gukora? Ikibazo cyiza cyane Jonathan, ikibazo cyiza cyane. Ntabwo umubiri wakwivumbagatanya umutwe urwaye, umutwe urarwaye, roho irarwaye, irimo ikinyoma, irimo ubujura, irimo guhishira. Umuco wo kwiba wo kubohoza biri muri radiyo babohoje abo bose kandi n'uwo yarabibafashije kandi yarangije baragenda babyizihirwamo. Komeza Jonathan. Yes, ahangaha nasenga namumujye namubaza ese we yemera ko umutwe ari muzima bari yo kugira ngo igihimba kivumbagatanye, kuko ntabwo igihimba kizivumbagatanya umutwe utawuteguye neza ngo utekereze n'uburyo ukurikira imyivumbagatanirize y'igihimba. Uranyumva icyo nshaka kuvuga Joseph? Jonathan ndakumva neza cyane. Naho ari Abdul Karim we bamubajije ikibazo atazi, ni nayo mpamvu yabuze icyo asubiza. Ntabwo nta kantu na gatoya azi kubyerekeranye n'ibyo bintu by'urugamba, uretse gukubitiranya akavuga ngo noneho abantu nibaza n'amafaranga bazana. Joseph nubwo wabaha amamiliyari n'amamiliyari udafite wa mutwe wateguye neza ngo ube warateguye umutwe wubatse mu kuri, mu rukundo, mu bwumvikane, abasirikare wajyana bose babica cyangwa se bakwicana. Kubera iki? Kubera ko ntabwo baba bazi icyo barwanira. Kuko ibyo tuvuga aha ngaha n'ibibera ku front line ku masasu ni ibintu bibiri bitandukanye. Urumva? Ndabyumva neza bitandukanye. Ntabwo rero bakwiye kujya aho ngaho ngo babeshye abantu batabanje kubumvisha ngo bumve igituma urwo rugamba bagomba kurujyaho. Nibyo nahoze mbabaza, niba Kayumba yarananiwe kunga RNC akayisenya irimo abantu batagera no ku 1000, ni gute azorganizinga urugamba rw'amasasu rwica? Ni gute abangaba bomborekana kuri radio nk'aba ari Abdul Karim aravuga gusa ariko urwo rugamba ntiyanarujyaho? Ntazi n'icyo ari cyo. Ntazi ibyo ari byo. Nabo bandi ntibazi icyo ari cyo, baravuga bati umutwe rwose, umutwe ku mugani wawe umutwe warakoreshejwe ko ari nacyo kibazo. Ahubwo aho niho ikibazo kiri, niho ikibazo nyamukuru kiri. Reka rero tuze kumva uby'uwo mutwe w'umugabo ahangaha ibyo byo kurira kuko ariho ararira rwose. Aha turi kuri tariki ya 17 ibyo yavugaga nyine abivugana na ba ari na Serge byo kuvuga ngo igihe kirageze nyine cyo gukoresha noneho umubiri. Ni tariki ya 17 z'uko nguko hashize iminsi 9 gusa, ariko no ku itariki ya 10 z'ukwa gatandatu ni ukuvuga ko hashize iminsi 16 gusa.
naho yari ariho arira uwo Senga Emmanuel ariho arira rwose ngo bazize inkoma amashyi zibangamiye imyivumbagatanyo y'abaturage. Urumva neza aho yari avuga imyivumbagatanyo y'abaturage, atavuga plan B, atavuga intambara. Aho hashize iminsi 16 by'umwaka 2 gusa n'iminsi 2 ngo inkoma amashyi twabirabivuze twabiganiye ngo inkoma amashyi zibangamiye imyivumbagatanyo y'abaturage ngo nizo zo kwamaganwa abavugaga abacuruzi n'abandi bameze nka Cyakamunga Jonathan. Gusa rero wari uvuze uti umutwe we ese urakora neza, reka nkumvishe Jonathan ngushyiremo extrait y'ukuntu tugitandukana rwose abo bose bagiye bakatwiha abaje Abdul Karim nyine n'abateruzi b'ibindi babuze n'abo basirikare baba escort nyine bahunze nabo badeze zatinze, ukuntu batwihaye kuri radio twe twari tutarakora yacu ku munsi wa mbere, umunsi twasohoye itangazo ku itariki ya mbere bagiye kuri radio. Noneho Serge ahamagara abantu nyine bo muri RNC, ariko ahamagara n'abajya bakora kuri radio Itahuka barimo ngo Senga Emmanuel, barimo na Emmanuel na Byiringiro Josephanie, narabivuze ubushize. Ariko icyo nibagiye kuvuga Jonathan ni gushimira nk'umuntu witwa Aloys Simpunga. Serge nawe ashatse kumujyana muri iyo debilité, kuko ijambo debilité idiocy, ibibazo idio n'ibisubizo bindi idio, noneho idiote kuko hano barakonje baragira muri feminine bibazo ari ibisubizo. Noneho umuntu witwa rwose Aloys Simpunga mushimire we yaravuze ati ibyo bintu simbigiyemo, yanga uwo mutego mutindi wa Serge. Ndetse n'umudamu witwa Maria nduva yitwa Maria yaravuze ati jewe ati ibi bintu singiye kubijyamo, ati mu rupfu ni agombe ko rimwe n'uwa Karegeya wa Colonel Karegeya, ati mu rupfu rwa Karegeya ati umuntu witwa Theogene Rudasingwa yatubaye hafi yadukoreye byinshi, ati jye sinzabyibagirwa. Ati ikindi cyo ati kuvuga ngo nta kigiye mutakaje umuntu nka Ngarambe, niwe yanavuze Ngarambe, nawe nduva arakuvuza ariko ngo umutakaje umuntu Ngarambe ngo mukavuga ngo nta gikuba cyacitse, kuko n'icyo kiganiro cyitwa ngo nta gikuba cyacitse. Noneho uwo mugabo Emmanuel bamubajije we rwose nk'aka kanya nyine aho arahimba rwatati bagiye ni bakeya ni ba rubanda nyamuke. Urumva Jonathan, ni ba rubanda nyamuke. None se utekereza, none se kuki nk'icyo gihe Serge yaramubaza ngo urakurikira Ngarambe kabone nubwo icyo kibazo ubundi kitagombye ko cyariho yari nkurikira hehe. Niba se aravuga arafite ubwoba bw'uko we yagenda na Simpunga na Byiringiro bari rubanda nyamwisha abo ngabo. Ikindi cyo Jonathan, ese harya ibintu byose bikorwa n'abantu benshi, nta mutwe wumva ko yemera umutwe cyane, yemera umutwe. Kuki avuga ngo abagiye ni bake, reka twumva ku kantu gatoya Jonathan. urakoze bwana Serge, nta bibazo mfite rwose kuko tariki ya mbere z'ukwa 7/16/2016 bikurikira ibyo twagiye dusoma, bikurikira ibintu twasomye kuri za Facebook n'ahandi, nibura bidushyize mu kintu cy'imyumvire igororotse tugomba kugira. Ngewe wabwira nari nabanje nanjye gusa nkaho ntungabanya imbuga ni ese amashyaka yacu aragenda sinzima bigeze hariya. Iyo bavuze gucikamo kabiri ukeka ko hari igice cyagiye ku ruhande rumwe ikindi kikajya hariya, ariko nk'uko Condoré yabisobanuye neza cyane, yatweretse ko ukurikije n'imibare abagiye n'abasigaye unabigereranya abasigaye nibo benshi. Ikindi cya kabiri ni uko abavugira mu ntara bayoboye intara nabo babitwemeje. Mbese mu buryo bwose bwumvikana ni igikorwa gihe n'iki cya demokarasi, ahubwo ni igikorwa cya demokarasi, kuko wa mugani abadashobora kuba bavugana ngo baterane amagambo bungurane ibitekerezo bajya impaka, abantu babandi bayoborwa mu buryo bw'igitugu, abantu ntabwo twumva twabifuza mu mashyaka yacu dushaka ko yazagira inahindura mu Rwanda. Iki kikaba ari ikintu n'ubu kibabaje, naho abavandimwe bagiye, ariko giye ku giti cyane nk'umuntu urebera inyuma, ndabona iyo umuntu ashoboye kumvikana n'abantu, ukabona umuntu
ananiwe kumvikana n'abantu 8 9 10 ananiwe kumvikana n'abandi bafatanyaga ibikorwa icyaba cyiza ni uko ajya ku ruhande aho kugira ngo atere inkongwa mu bikorwa byagendaga mu mbabarira ijambo nkoje inkongwa ariko nta kuri nabigene ni ijambo ry'ikinyarwanda bimunge ibikorwa bindi abantu bari bagamije gukora nkaba iki kintu rwose mbona ari ikintu cya mbona kitari ntabwo ari ikosa n'ibintu bisanzwe mu muco wa demokarasi nk'uko Abdulkarim yabivuze abantu ntabwo bamenyereye ibintu byo kugira ibitekerezo binyuranye ariko kandi urabona ko nibo kigenda dusatira akaba ari ikintu gishimishije yewe nta kandi gato nari nagize impungenge n'ubwo ndetse n'imurikira kuri radiyo si uburyo bwo kugira ngo yenda abashimishwa n'uko ibintu byaba biracika mu mashyaka muri opozisiyo bigamere neza ariko urabona nkurikije ibisobanuro byatanzwe usanze nabyo ari ikintu kiza kuko bihumurije ari abayoboke ari abanyarwanda twese dushaka ko ibintu byagana imbere biraduhumurije twese ko ari ikibazo cyari kiri ko atari ibintu bikomeye cyane ko ari za ego z'abantu bamwe na bamwe za ego iyo umuntu anazitegera asanga zitari zikwiye no kuba zayobora abandi kuko ni bya bindi bishyira cya gitugu dushaka kurwanya hanyuma yenda icyo narangirizaho ni uko kuba mwabitangaje bikajya kuri radiyo itahuka biremye n'agatima abayoboke bya bindi byose biba bikubiye mu matangazo bivuga ko bose bakumumve bagiye abantu bari basigaye bibazaho biragaragara ko abantu batagiye ntaho bagiye abantu bafite ideyari bakurikiye ntabwo bakurikiye umuntu bakurikiye abantu ndumva rwose ku giti cyanjye ni ikintu nkunze ubu gusekurana mu ishyaka mu muryango wanjye ariko mu ihuriro genda abona atari ikintu kibi ahubwo bikaba ikintu kiza mu mikorere murakoze cyane Jonathan rero nguwo umuntu ku itariki ya mbere tumaze amasaha make gusa dukoze ya dekarasiyo ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi umunsi wa independence 2016 wari winjoyinga radiyo twashinze na Theogene nawe nanjye twanakoreye bayibye bamaze iminsi nyine batwibye hafi ibintu byose kandi avuga ngo ntari muri RNC ari muri societe civile wumva ayo magambo Jonathan ijambo n'irya none rero nyuma hafi umwaka ariho ararira ngo rwose ngo dukwiye gukora agombe kuba nawe bari baramwijeje ibitangaza muri iyo ntambara Jonathan iyo ijambo n'irya ubu icyo nari ngiye kuvuga urumva mu magambo we ntanavuga ko ari umuntu ni umuntu wabo rwose umufana ariko aho yitandukanije n'ubwenge rwose nk'ubwiza umuntu wabo kandi noneho ni ikigaragara ko muri kiriya gihe RNC yarayiziho Kayumba yari yaramugezeho nyine bigaragara bimwe bagenda bafata abantu bakamuhamagara bakamuvugisha buriya nyine ayo ni amagambo yo guhakwa rwose urakomeza musoni cyane none aravuga ngo ni nkongwa yego none se ko izo nkongwa zavuyemo ubu noneho ararizwa n'iki yego ararizwa n'iki ko bashatse kubakira ku binyoma ubwo noneho ibyo binyoma byabo ko byananiwe gutsinda ko ari we ari Abdulkarim bavuga ngo harimo abantu b'abasivili baba ari abacuruzi cyangwa se bize amashuri ngo bafasha dictature kubaho uwo yari mu biki Jonathan yari mu biki yavugaga RNC yarayiziho iki koko hano kuri Joseph Rega ushobora kubona abantu bashinze ihuriro twari abantu 10 tugira ibyago uriya mwicanyi adukuramo umuvandimwe wacu Patrick Karegeya aramwica dusiga turi 9 aho icyo cyari ikintu cyonyine gikomeye cyane cyagombaga kutwubaka tukagira urukundo rurenze urwo twari dufite ariko Kayumba yagiprofitiyemo mu gihe kitari kirekire asenya ihuriro uyu nguyu akumva ngo hagiye abamambure fondateri 4 bari umutwe w'ihuriro kuri 9 basigaye bari umutwe bakoraga kurusha abandi basigaye bakoraga hasigaye abantu 5 gusa barimwe badakora aho batigeze banagira n'ikigaragara bakoreye ihuriro
akavuga ngo ntacyo bamaze, ngo ntacyo bivuze, ngo ntacyo bivuze. Umuntu w'umunyabwenge none yarangiza akavuga ngo umutwe se yabanje akabaza uwe. reka dushabuke. Serge nyuma yaho nyine Serge yarahimbawe, wumve Serge yarahimbawe, aramubaza aho turi ku itariki none rwose tumaze amasaha make tugiye. Serge nyine amubaza ngo ese ngo wakurikiye Ngarambe kuko azi ko twiganye. uretse gato none Emmanuel Nsenga reka nkubaze wenda ngo profite nawe nkwibarize kuko turabana hari twarafatanyije kandi kuri uru rugamba wagiye dutera ingabo mu bitugu. Hari ukuba raditabuka yanenzwe, abayoboke bakomeje kunyandikira bavuga ati none se Emmanuel Nsenga yagiye, Aloyizi Simonga yakurikiye Ngarambe. Iki kibazo nakibajijwe, ndagira ngo mubaze hari aho wagiye. bwana Serge rero ibi ngibi rwose wibuke, yewe ndibuka episode ejo nasuye mu kiganiro wagiranye na Patrick Ndengera na David ubundi warimo n'indi bavuye i Kigali. noneho nibuka ko byigeze kubabaza Rudasingwa niba ntibeshye, ndibuka ko ngo niba ntibeshye rwose agomba kuba guheza marike ko radiyo itakoye abantu batumva muri Kigali ibintu bije, nyamara ni igikorwa none cyiza cya demokarasi. ibyo bintu nawe dusore muri icyo kiganiro kirashimisha cyane kuko numvaga aho umuntu avuga ibintu adashobora kongera gusubira akavuga ibyo atavuze mbere, mbese cyarangiye kiranyubaka cyane. bivuga rero ko iyo radiyo itahuka niya twese wayihaye watumye abantu twese tugiraho ijambo nk'uko babivuga nta shyaka ririmo, ariko mfite uburenganzira bwo kwitangaho ibitekerezo, bikaba byaranshimishije kuko mfite ukuntu numva nanjye mu rugamba rwo participamo ntagombye kujya mu ishyaka runaka. ibyo nta muntu utabyishimira, wayinenga avuga ngo kereka niba wundi nyine bajya bavuga ngo ubura ukatubwira akavuga ngo dore rwa rucero rwayo, niko bimeze. nta kundi umenyere ko njye ntagiye ndi kuri radiyo itaho ku munsi ntabwo nzagera ubu turi kumwe. ejo nzashaka Simpunga nubwo ari batagiye kuko barambaza bati Simpunga yagiye, Emmanuel Nsenga yagiye. Reka Jonathan ngira ngo uriyumviye abo bavuga ngo bari muri societe civile ukuntu baba bakora, ukuntu baba batekereza. Ijambo ni ryawe. Ese ngo bagombaga kugenda bajya hari icyo twari twamusabye ariko uvuga ati ntabwo yigeze anabinsaba sinanabizi byibuze. ni naho ubona imitekerereze y'abantu nuko bajya inyuma y'umuntu aho kujya inyuma y'ibitekerezo. urumva se yewe yamwumvishaga uwo bari inyuma rwose. impamvu yamubazaga atyo nuko azi ko uwo mugabo yari inshuti yawe mwiganye rwose. ese wakurikiye Ngarambe? Ankurikira sajyaye agukurikira Ngarambe ugiye. aha ni ahantu baba bakwiye kwibaza ibibazo nk'ibyo ngibyo, bakibaza bati se kuki yagombaga gukurikira Ngarambe ubwabyo. ikibazo cyari stupide. wakurikiye Ngarambe none se twagiye inama yo gushinga ishyaka, twiye dushingana ishyaka atanariba amahubwo. yego, mu yandi magambo ni ukuvuga ikibazo stupide wumvisha ukuntu agisubiza rwose cyane agashyiramo excès. urumva we yanasubije ariko cyane bose Serge turi kumwe ntaho nagiye ngibyo, kandi yarangiza akavuga ko ari muri societe civile ataba mu ishyaka. ngibyo nyine nibyo Jonathan nashatse kugira ngo wumve. ni ikinyoma gusa, ntabwo ushobora kubuza abantu kwivugira nyine uko bashatse, ariko icyo twebwe tugomba kugaragaza ni ibyubakiye ku kinyoma, kubeshya, gusahura ibintu ukoresheje ikinyoma cyangwa ukoresheje nyamwinshi. uwo mugenzi wacu atumutwe rero atumutwe wagiye inama urananirwa. aho harimo inama mu bintu nk'ibyo ngibyo kuvuga ngo kujya kwitera mu byo utazi. nk'umunyabwenge Nsenga yakabaye yibaza ese ko hashize umwaka abantu baratubeshye, baciyemo kabiri RNC batwizeza ibintu
ntabyo bavuze ntabyo bakoze. Aba bantu bagiye bagaragaje ukuri kose uko ibintu bimeze. Ese umutwe wewe umubwira ngo iki? Umubwira gusa ko igihimba gishobora gukora kandi umutwe urwaye. Wese iyo yibajije asanga umutwe ari muzima. Kuki adahamagara Kayumba kuri radio ngo amubaze icyo kibazo? Ngo amubaze atese ariko ibintu mwadusezeraniye rwose ko nta itariki ya 10 nibutse ko yariho arira ngo harimo abantu barimo abacuruzi n'abize amashuri ngo batuma urugamba rutagenda nyine ngo imyivuga bagatanyo abaturage itaba ngo kubera ko bafasha Kagame mu gusinziriza abaturage. Wese icyo gihe yakora iki Jonathan muri urwo rugamba rwo muri opposition ariho avugira Kayumba ibintu atanazi mu byukuri na gato afatanyije na Serge. Ubu se bararizwa n'iki noneho? Mora mbisubiramo, abakozi bo kwa Kagame n'abasahuzi barahembwa, bicara muri ibyo binyoma bakabona bica abandi, ariko bo bakabona umushahara uraza barasahuranwa byibuze. Yego baba banahembwa. Abo bandi bahemukira bari muri opposition barwana n'abo ngabo, bo bakaba bakora ibikorwa nk'ibyabo ngabo neza cyane. Bo bumva bahagaze kuki nta n'ubahemba. Ese kuki ibi bibazo tubaza tunavuga kuki badahamagara Kayumba ngo abisubize? cyangwa abayisikota ahubwo ntitugire dutakaze cyane umwanya. Komeza Jonathan rero kuguca mu ijambo, ariko mu kanya tuze gushyiraho n'ibyeje ubundi nabyo Jonathan bari under pressure cyane y'ibinyuma byabo ku buryo bavuga amagambo nyine uhereye kuri mucuti wawe waba muturanye Ali Abdul Karim niwe ngiye kongera gushyiraho ariho yikoma bicycle ku minota itagera kuri 6 ntigera kuri 6 ni nk'5:40 n'ibindi, avuga bicycle inshuro 10. Uze kubyumva Jonathan. Komeza. Urakoze cyane Joseph. Icyo jewe nashakaga gukomezaho nuko opposition ikwiye kugira imbaraga zishingiye ku kuri, zishingiye ku kubaka ubwumvikane n'urukundo, niba dushaka ko kurwanya iriya leta ya roho uwo mugenzi wacu Senga yavugaga. Noneho ibyo bitekerezo byubakiye ku kuri ku byatubayeho tukabyemera tukabyemeranwaho, kandi tukemera ko tugomba buri wese kwishyira mu mwanya wundi akumva akababaro ukundi, kugira ngo tubashe kubaka amaboko azadufasha guhirika iriya leta. Ntabwo tuzigera duhirika iriya leta umwe yiyumva ukwe undi akiyumva ukwe, umwe akumva ngo nige wababaye undi nige wababaye. Igihe cyo kwibuka bakavuga ngo ntabwo abatutsi bakwiye kwibukana n'abahutu, abahutu bajya uko abatutsi bajya. Ubwo se muzarwana nande? Muzatsinda nde ni nayo macakubiri mufite? Abo batutsi ntibiyishe, abo bahutu ntibiyishe, ababishe murabazi, murabahetse. Muratinya kubabaza ibibazo mukavuga ngo mugomba gutwarira muri ako kavuyo kabicanye mukagenda ibyo ntibishoboka. Ni nayo mpamvu icyo kinyoma cyabananiye Joseph n'uyu munsi wa none, ahubwo n'igihimba cyabo nta gishobora kwivumbagatanya kubera ko umutwe urarwaye uraremereye. Ibyo Senga avuga ngo umutwe igihimba ntigishobora kwivumbagatanya kubera ko umutwe urarwaye uraremereye, igihimba cyararambaraye. Komeza Joseph, wenda washyiramo reka nshyiremo wumve inshuro 10 mu minota 5 n'amasegonda 52 aravuga escort, avuga ko ari ibigarasha Jonathan. Ayibabwira escort Jean Paul Turayishimye. Aha turi ku itariki ya 16 z'ukwa gatandatu. Urumva ko ibyo bindi twari kuri matariki ya 17 ni ukuba bukeye, aho nyine bariho bavuga ukuntu urugamba nyine rwari rukwiye. Noneho mbere yaho rwose umunsi umwe yari yikomye ba escort uwo cyane nako nuza ari team iri mu winning, kuko we ni rusahuzi, ni umwicanyi, arikunda, agira Kagame bagari kankara gusa yabaga ari muzama cyose, ntabwo yigize no ku rugamba. None uyu yaje ngo ababaye ku rugamba bakoraga ibyo bintu byose, nk'ubu koko
kuko nk'abantu babyumva nka bariya ba Siza ba Dodo ba uyu nguyu ambasada uri Uganda babyumva uyu Mugambage bande n'abari abandi bose bavugaga ngo aka Kagame ntukice kuko karimo kutuvangira bavuga ngo bice Kagame ubu babyifatamo bati Kabarebe we abivuze birumvikana yari escort wa Kagame narabivuze ubushize yari escort wa Kagame we yarashinzwe kureba aho Kagame yaraye iyo mubwire za Uganda yabaga hari ahasigaye no kuzana amagambo yavana mu gisirikare ajya kuyagaburira Kagame. Jean Paul yabyibuka mu gufata u Rwanda ntawe uzi Kabarebe kuko yari escort ari we linkman wa Kagame n'abandi barimo gukora akazi none yibagije biriya kuko nk'ubu wavuga ngo abantu bakoze uruhare utavuze ndi gute Venuste ndi gute Karisolisi utavuze Bagire utavuze Musiki utavuze n'abavuga nka Barangiza babya Ruhanga basambya Ruhanga bande bose Jean Paul urabona yuko ngomba y'inzu bande bose Jean Paul batekereza abantu bose kumva bano bantu baza abantu bari bigarasha wa mugani wabo bari amaescort gusa bakaza Kabarebe bihindura ibitangaza bagahindura amateka ubuse bagize nguko abanyarwanda bacecetse ibintu byose bibabizi ntabwo bari kujyaga ntibabirebana kuko biri bugufi guhinduka kuzi yuko umunyagitugu uwo ari we wese avaho uko avuye uku kuri abantu bazavayo bagatangira kuvuga ibintu uko bimeze Kabarebe bazajya he ayo mateka arimo gushyira muri abana arimo kuyobya bano bana bazemera iki bazanga iki sinabya bindi by'abantu b'interahamwe babwiraga abantu ngo inkotanyi zifite imirizo inkotanyi n'udusimba inkotanyi n'inkenzi ibi ni bimwe ntaho twavuye ntaho twagiye Jean Paul niyo mpamvu urimo kubwira tugomba kureba ngo dukoze iki duhinduye ibintu cyane cyane twebwe tuzi bino bintu aho byagiye bipfira aho byagiye bigira dukwiye kubifata tukabikosora noneho tukagira n'uburyo gushyiraho infrastructure bwo guhanga amateka yacu history yacu ikorwe n'abantu bashinzwe history tuyivanemo politiki tuyivanemo abasirikare tuyivanemo inkomamashyi tuyivanemo escort aguma ari escort ntajye kuyobora ingabo ziyoborwa n'umuntu uri professional soldier atari umuntu ukora bakoresha kore escort agakoreshwa na shebuja ariwe Kagame nibyo Kabarebe barimo gukora so mu magambo make rero nshaka ngo ibintu kubwiraga umuntu nka Tito Rutaremara yaragaragaye guha example ariko n'izindi nyinshi cyane n'abanyarwanda babona numva ukuntu we yivugurura niwe washyizeho ngo kirazira no under no circumstances kirazira nta mande ebyiri ariko wumvise ari umunywa agira ibiki ayanga kuza ngo atanga online cyangwa resigning ati ibi ngibi ntabwo ariko twabyemeranyije bivuye aho ngaho nakubwira ibya Kayumba kubwira ibya Frank Rusagara hari n'abandi benshi cyane ubu urumva ari umuntu ntabwo ari umuntu ntabwo ari modo dukwiye no kumwangizaho umwanya rero tukwiriye kumusigira babambura icyo akaba aribo bamwigereranyamo ngo bamubwira ngo urareshya na Tito Rutaremara niho twiriye kumureka ariko mu bantu ba nyabo tukamuvaho kuko Jean Paul efuperi ijya kuyoba nawe yayigizemo uruhare niyo mpamvu ubona we abandi bose baragiye Amazimaka baragiye bande wavuga n'abanyumba bagiye gupfa baragiye iruhande ngo bamere banyine bagiye iruhande ba Rose Kabuye bagiye iruhande ba Ana Gahongayire bagiye iruhande you can mention buri muntu wese Prutazi Musoni yagiye iruhande vuga umuntu ba Karugarama bagiye iruhande bande bose usigaye ninde mu nkozi y'ibi mu misaza witwa Tito Rutaremara abandi basigaye mu basirikare bakuru ni bande abo abandi bose ni escort Kabarebe ni escort kuriya Charles Kayonga yari escort bo bashyize iruhande ariko Kabarebe ubona ntabwo bashobora kumushyira iruhande kubera iki niwe wemeye ati yewe ngomba gupfana n'uyu mugabo ntabwo yabyemeye kubera ubusa
n'ibyo yakoze muri congo un irindiriye kumushyira ari ku rutonde rwa un ariko yarangiza akavuga ngo aba ni inkozi y'ibasize bakoze ibyaha bakoze ibyaha bihe bakoze. ibi ni ibintu bigomba gusobanuka Jean Paul, ariko akangusubiza ijambo. Abanyarwanda n'abana b'abanyarwanda bakwiriye gukanguka bagakoresha ubwenge bwabo, kuko Kagame ntiyibeshye na Kabarebe, ntiyibeshye mu Rwanda rushobora kuba nk'aho tukoreye. Ni ibintu bibiri bitandukanye completely. Barakekeka abanyarwanda mu bituma under pressure, under pressure, pressure. Jonathan, wumvise mugenzi wacu ari Abdulkarim hari ku itariki ya 16 hashize iminsi 10 gusa avuga ayo magambo, bukaba bwarakeye avuga nariya twumvise ariho asubiza Serge na warubajijwe na Senga. Jonathan, rero ayo magambo ateye ubwoba menshi cyane. None ubwo yari havuga ati abayiskote abwira iskote Jean Paul abayiskote ni bigarasha reka ngusubiremo ntuza amagambo gakeya Jonathan, ati donc ati Paul Kagame ni rusahuzi n'umwicanyi. Ati Paul Kagame ntiyigeze ajya ku rugamba, ni n'akanyabwoba by the way. Ati Scott Kabarebe yarashinzwe kureba aho Paul Kagame yaraye no kuzanira shebuja amagambo ayavanye mu basirikare. Ati igisirikare kiri mu maboko y'ibigarasha, ni ukuvuga aba Scott. Ati Kabarebe yari Scott na Kayonga yari Scott, abo bose ntibakwiye kuyobora ingabo, kuko ingabo zikwiye kuyoborwa n'abantu baba professional soldier. Ati Kabarebe yihambiriye kuri Paul Kagame kuko ari ku liste ya UN. Jonathan, urumva ayo magambo bari kuri pressure. Nakuyemo ibintu byinshi aho yego hano naho avuga ngo Kagame ntabwo yarashoboye urugamba, yari umunyabwoba. Yego. No, Kabarebe yari escort, niwe wajyaga kuzana amagambo avanye mu basirikare cyangwa raporo. Yego. Icyo gusa atazi nshaka kugira ngo musobanurire kinanyuranye n'umwuga w'igisirikare ku buryo professionnel. Igisirikare kuba escort ntabwo ari ikibazo. Kuba escort no mu bihugu bikomeye bifite ingabo, ubuyobozi subusembwa rwose ntabwo ari ubusembwa. Bugira aba bodyguard, bugira abasirikare bagomba kurinda igihugu, kurinda abayobozi b'igihugu. Ibyo ntabwo ari igitangaza, si igisebo. Ikibazo nibyo bakoreshwa wenda, ariko bakoreshwa kuko igisirikare cya FPR ntabwo ari igisirikare cy'abaprofessionnel. Ni igisirikare gikoresha ibintu n'abavuwayo, ni igisirikare cyari kiyobowe n'abamafiya babaye mu ntambara za Uganda, baba mu bwicanyi batagira imbebya mu kwica abantu. Icyo ntabwo ari igisirikare professionnel. Bo rero nka Kabarebe yari escort ashinzwe kureberera Kagame, nyine wari uyoboye ingabo. Ibyo si igitanga, ariko ibyo yamukoreshaga aho atafashije kuvuga nuko Kabarebe aho yazaga aje kureba Kayumba, kuko Kayumba niwe wari ukuriye DMI, niwe wakontorolaga ibintu byose bya RPA na RPF. Bamuhaga raporo y'abagomba kwicwa, Kagame akagenda akayireba akabwira Kayumba ati shyira mu bikorwa. Ibyo ni Kabarebe kuko wabijyana, kuko byari amabanga ari hagati ya Kayumba na Kagame, na Kabarebe wari intumwa hagati yabo bombi. Ntashobora kukivuga. Ikindi aragira ati Kabarebe ni igisambo, ni umwicanyi, ari no kuri liste ya UN. Kayumba se ntayiriho. Ujye ukunda kuvuga ko uriya muntu apfa kuvuga amagambo
ibyo nakubwiye ngo apfa kuvuga amagambo gusa agaporomoka kuko aravuga Kabarebe ariko ntareba ngo Kayumba bari kumwe we utanavuga kandi ari mu buhunzi akitabaza bo yagize imfubyi n'abapfakazi ngo bamufashe ubu ngubu atanabasobanurira uko byagenze igihe yabirukankana. Ikindi aragira ati abasirikare b'amayesikoti abo ba Kayonga n'abandi akibagirwa ko Kayumba bo yakoresheje ni amayesikoti. Abo ba Jean Paul ari mwabwira nibo yifashishije mu gusenya RNC. turumvikana neza Jonathan. Nibo yifashishije mu gusenya RNC nibo ba Micombero yari Scott yo kwa Kagame ariko kandi agakorana na Kayumba mu gihe yari muri Senate. Ibyo rero ni ibintu urumva dike rwose ngusabe Joseph ntukamutindeho cyane kuko we araporomoka ntabwo areba ngo abanze yanarize arebe atese aravuga ngo Maescot ni bigarasha rwose ngo ntibakwiye kuyobora igisirikare ngo ni bigarasha ne ngo igisirikare gikwiye kuyoborwa n'umuntu professional nkaho bo batagira za batiga naho nyine mubwira ko ari umuswaya abavuga ibintu ataza kandi abo birirwaga batudurumbanya bafatanyije na Maescot ba Rutayomba ba Micombero ba Marara nubwo we bamukoreshagaho nk'umuyoboro w'amabiya kwa Kayumba ba Jean Paul Turayishimye n'abandi na Maescot abo ngabo naho kuvuga ngo abajura nabo avuga ati nabajura Kayumba nawe n'umujira n'umwicanyi rwose kimwe na Kagame ni impanga ye. Marara yanze kwifatanya nabo ngabo byo abizi. Marara ni umuntu twabanye twakoranye twavuganye inshuro nyinshi ntabwo ashobora kujya muri Marara ntabwo ari ikigoryi ku buryo Kayumba ashobora kumukoresha ibyo bintu ngo agende abigemo abihimbarwemo yarabyanze. uretse ko ajya anyuza muri wa muyoboro we akanyuza amabi bamuhaye ajya anyuzamo Jonathan. Ibyo ni yindi kote y'amakuru y'ikinyamakuru cye. Okay. Ubijyanye n'ibintu bya gisirikare Marara yabashije kwibohora Kagame ntabwo Marara ashobora kubohora na Kayumba ntibishoboka mu gisirikare. No ntibishoboka ko Marara igisirikare arakiza ibyo byose tuvuga Marara arabizi. Mbe Jonathan wabonye ko dushigaje iminota mike cyane? Nabibonye Joseph nabibonye gusa nagira ngo kugira ngo ngarukeho. Yego. Bose abantu batega amatwi bakuyu Abdul Karim uburyo yihandagaza ari umunyabwoba ari umunyabinyoma agendera mu binyoma bya Kayumba adashobora no kuvuga tese kuki badashobora gutinyuka kuvuga ngo Kayumba niwe wari ukomeye kurusha Kabarebe. Uwo Kabarebe bavuga ntabwo yarakomeye nka Kayumba. Kayumba yari afite umutima w'igisirikare wose niwe banyuzagamo ibikorwa byose byo kwica byo gusahura niwe byanyuragamo. Kuki ataramuhamagara ngo amubaze ati ko ibi bintu ari wowe ubizi ngewe ibintu nambwira ko ngewe ntigeze mba n'umukada ngo mbe n'umusirikare ibi ndajya kubivuga bisobanure waje ukabisobanura ngo icyo bamuhamagare kuri radiyo bisobanure ntibishoboka. Cyangwa banasobanure n'impamvu batubahiriza amasezerano basezeranije abo batse amafaranga Jonathan kandi ntituzahwema kubivuga babuze ayo bacira nayo bamira barabeshya kwe rero ntabwo tuzigera kwemera hari ikinyoma kizubakwa muri opposition ngo tukemere kuko opposition ni ikwiye kugira imbaraga nayo dukwiye kuvugaho nayo dukwiye guhagurukira kugira inama kugira ngo dushyire hamwe ibitekerezo byubakiye ku kuri byubakiye kwishyira mu mwanya wundi ukumva akababaro ka mugenzi wawe mukabasha gukomeza imbere tukarwanya kariya gatsiko. Niyo nzira yonyine izatuma tugatsinda ntabwo kazatsindwa n'ibigambo cyangwa amacakubiri n'inzangano. Nagira ngo abadukurikira batwumve neza soze mbashimira kudukurikira kandi nsoze mbaragiza Imana bifuriza n'imigisha yayo.
wasoza nawe urakoze cyane Jonathan. ikiganiro cyacu cyari gifite ino nyito itekamutwe rya plan B ryasize iheruheru amwe mu mashyaka ya opposition, ariko umuntu yakongeraho nako twanabivuze yuko bamwe mu bari muri ayo mashyaka cyangwa se abiyita muri za societe civile baravuga ya ndongo rwose, bakibagirwa ibyo bavuze ejo. Naho twebwe muri New RNC na bagenzi bacu dufatanyije abamene nkubiri kuvuga ukuri ni igikorwa cya revolution mu bihe ikinyoma kiba cyarahindutse umuco, akawa mugabo George Orwell. Nshuti y'umwana muduteze amatwi ikiganiro cyacu tugicumbikiye hano, tuzongera ubutaha tuzongera kubararikira ikindi kiganiro utu n'utundi muri kino cyumweru. intwari itikanga imyato irwiyemaho batinya mugabo utiyegura inkema amayambere agumye nanzi yitebwe n'ubugwari rutimbo sinzaba mu bwigunge rutimbo sinzaba mu buraryana burya bwagashe rubanda uwakabaye umuhanza zimata n'ubugeni nanzi igitebwe n'ubugwari rutimbo sinzaba mu bwigunge rutimbo sinzaba mu zibukira twumva imbaga isaziye ku migambi ubukene bw'akarande butaza kuzizina nanzi igitebwe n'ubugwari rutimbo sinzaba mu bwigunge rutimbo sinzaba mu bwigunge nihinga bugabo ryinshi duhimbaza ubudahigwa turatamya indahiro twenda kunyeza mihigo nanzi igitebwe n'ubugwari rutimbo sinzaba mu bwigunge rutimbo sinzaba mu bwigunge amajyambere arasabye genda yashaka isano avugutira abatinyi bakagwiza ubugiri nanzi igitebwe n'ubugwari rutimbo sinzaba mu bwigunge rutimbo sinzaba mu bwigunge dukora
dusangiza imihigo dukinduraho umuhezo dukimbagirana ishinjo no ku irembo ry'ijuru nanze igitebwe